Kwa mujura kazi. Uri hano hamariye. Swendi kubaza. Ubikora sindi kwambariye. Subundi kangubaza. Ujya kuza muri uru rugo wigeze ubaza amakuru y'abantu bagerageje ibintu urimo ngo wumve byababayeho. Nayo nyine kumenya. None uri muri uru rugo hamariye. Nduko hambona nyine. Ibyo ni ibiki watsibye mu mupira se? Ni ibiki wibye? Siva mbregerayo. Tansunike wacu we. Nta n'isoni. Ndarize. Yewe muri hano hamariki. Ndarize ko ari wanyu. Ni ibiki watsibye mwana? Ni ibiki wibye se? Ni iki gikapu menye ushize ni kubera icyo uri hano muri urugo hamariki. Bazumenye impamvu ndi hano uri kumbara ngo ndi hano. Uri umujura none se uri iki nyine? Ubonye nanditse ko ndi umujura. Uri umujura. Ahubwo wabona ari umujura. Uje iki hano? Ye. Nje gukora iki hano? Mbwira. Nta bintu wibye. Katurebe kirasi icyo gikapu tumusake. Risishyano. Ninde wakwinjije ubundi hano? Menye ko nahinjiye ariko uranza kunzaka iki? Ahubwo wowe sohoka. Ngwikira kandi usanze undi hano. Ye, ngo sohoka. Cyangwa usoke ku ntabo ubujura gusa. Kantu kakajura ariko ubwo ngubwo hagarara kamwe muko. Bite? Defatira umujura hano mu nzu agije kutwiba. Domenya nashyira igikapu hasi tumusake. Uretse gato. Shyira icyo gikapu hasi tugusake. Erigura haza wisaki ibiki uziko abantu mwashize Bite byawe? Uruwa? Ruhanga mumbone. Uruhanga? Twebwe tuhanga. Wayobye inzira. Nashyira hasi igikapu tumusake. Kuramo urwo rukapopfa. Wowe umuntu. Ako singuri uri kubera hano ni iki? Sister aba bantu wabaza bite hano? Kwa naye mukumbuye. Kutanishimiye urakora iki hano? Ninde kuba naza kugusura ni ikibazo. Baba ufata twasohoke. Ninde wakurangiye hano? Kanicarire. Niyo wateje akavuye iwanjye gutya. No. N'imisego urajugunya rega. Mvuye muri. Uyu muvanye.
tuyisota yaturuka uyu ni uwahe ko tumusanze mu nzu ari gusaka abana abantu nk'aba ngaba badashobora kwakira umushyitsi ngo ni umujura. Sista wahindutse ryari aba ni abahe kese ninde wakurangiye umva nari mukumbuye ngiye rwose ndikonta nyishime kandi ngenda kwirego nari mukumbuye ndavuga ati ntabwo ndi buryame ngomba kuza kukureba mba gususiga abantu heza. muraziranye biragaragara ko muziranye kubera iki se utwohereza umushyitsi utatubwiye uko mubonye nanjye niko mubonye. Ese sita ugiye gufata nk'ababone gufata nk'umujura no ariko dukwiye imitima twese ko ari umujura. David please duhakanyange nayo tuganire. David mbabara dumwana nshaka kuganira nawe twembi turatanakira abashyitsi none sita ko ndeba gutya ariko uze kumudusobanurira tumenye uwo ari we next time tutazamusuzugura. nta kibazo ndamubwira. Ese urakora iki hano? Ese kutanyishima hamwe ntabwo ari umuntu mva nari mukumbuye nari mfite amatsiko yo kubona ukuntu umeze none ndabona umeze neza. Ndishimye nari ngukumbuye ariko nanone nta nubwo ngushaka mu rugo rwanjye nako ndarabeshya nakumbura se mama mujura umuntu uzi gutwara ibintu bitari ibye umunyeshyari sinubwo biriya bintu byabaye nta nubwo akirengagiza ko ndi umuvandimwe wawe. We kutirengagije se ko ndi umuvandimwe wawe harya warambwiye ngo iki ni urukundo rujyaho rushatse niko icyo gihe wari wibagiwe ko turi abavandimwe yego ibyo biracyabyibuka none uretse ko nabyibagiwe sheri ntabwo nigeze ngira ikibazo cyo kugira ubwonko bwibagiza ibintu byose ndabyibuka n'amagambo wambwiye ndayibuka n'uburyo ki wambwiye nabi nkusohora nkusohora iki byose rwose ndabyibuka nk'aho byabaye ejo. Ese urakora iki hano? Rwose mfasha pe mfasha nk'umuvandimwe n'ahandi hantu mfite wo kujya. Njyewe Sabrina ngufashe wowe kese ariko Rwanda mushirika ubwoba pe. Hari umuntu mfite kujya kubwira no kuri nawe n'ikibazo gikomeye kandi n'ahandi hantu mfite ho kujya urabizi nawe undi muntu za nshuti se mama za nshuti zikurutira abavandimwe ba bagabo bawe bahora baguha amafaranga n'ababandurira urwo twara izo nshuti nazihari kuri izo nshuti nazihari ubu nibwo wibutse ko mari amarira no kuri rero urayibagiwe aka kanya urabifasha kugira gutya. Sheri ntabwo nkiri Sabrina wa kera usaperereze none se wahindujwe n'iki mwarampinduye ubu noneho waravugaga harya ngo uri mubi ku byiciro icumi ndagira ngo rero byoroshye sibyo wabonye mfite urugo rutuje umuryango utuje nshaka umugabo wanjye azi ko ntuje please abarumvire mu sibyo ni ukuri ndakwinginze mbabarira n'ahandi hantu mfite ho kujya nose ubwo ntunyirukana nk'umuvandimwe wanjye rero mfite wenyine ndajyayo ni ukuri nyumva ngiye kutanyumvisha byari ubwana warakuze n'inshuti waraziretse wowe kese ni ukuri nyumva reka ndabizi ko ibyo ari iby'iminsi mike ariko hari ikintu ushaka ndakuzi narahindutse nta nubwo ubibona narahindutse ku bintu byose inshuti zose zambuyeho zakuvuyeho kumbe nizo zakuvuyeho ntabwo ari wowe wazivuyeho none urashaka ngiye Sabrina ngufashe mwana wa mama se ndagufasha iki amafaranga mfite ngo ndagufasha iki Shabiti meze neza ngera nsuhuze umeze ute meze neza nese ko muri ufite agahinda byagenze gute nta gahinda afite shano kuri ntabwo ari ukuntu usanzwe umeze iyo tuba turi kumwe ariko naribi
muzaniye amakuru nagushaka kumenya yari ko mbona udashishikaye nuko wiriwe oya nese ntabwo ubona ko meze neza ahubwo niwe mbona umeze nkaho wajunjamye byagenze bite kudaheruka se kunsura basi byagenze bite shamaze ku umuntu mukuru gute se nese ko umuntu mukuru bivuze ko utansura byo ni ibintu bisanzwe hasurana abana niko uvuze oya hari n'undi guhindura bijyanye n'iki no kunsura nibikize kunsura urumva ari ibintu bya danger shaka usigaye arabaye umwana muto kamwibwirire nakuzaniye amakuru nyine baza ngo nyine ameza ati siko umuntu udashishikaye mbwira mva ndabona nayo ushaka ese agiye nguruke mbwira ayahe makuru basi kamubwire nakuboneye inzu yo kubamo yego swambwiraga se ko cyane urayishaka cyane nayibonye kandi no kwishyura nanga ari ibintu bizaba bigoye kubera none se njye nakuboneye inzu nkubonera n'aba sponsor bo kuyishyura aba sponsor urumva nagushakiye inzu sibyo kuko kiragenda narabibonye mbona ni ibintu bya danger biriya bintu njye ntabwo nanabikunda nanjye ubwanjye ari mu rugo nahita ngenda si ukubeshya do kiragira ubundi njye mba narahise nanagenda ariko urumva nakuboneye inzu noneho ikindi nakuboneye n'abajama bazajya bagufasha kuyishyura nyine wabonye inzu wagiye gushaka inzu urayibona ubona abajama bazajya bayishyura uza kundeba abajama niyo abagenda gute sasa nese urumva nese ko mbona wabikabirije ibyo si ibintu bisanzwe nakuboneye inzu sibyo inzu yarabonetse cya gihe se turi kumwe n'abimbwiraga ibintu by'inzu inzu yabonetse noneho ikindi nakushakiye nyine abajama muzajya muganira ibintu biri aho nyine biri simple bitarenze sibyo bagufashe kuyishyura nese hari akazi ugira ko mbona ibintu wabikabirije urabizi nubwo mu nzoga nkakora burara bwose ariko ntabwo njya njyamo n'abagabo oya nawe ntugakabirize ibintu nimba nkubwiye ngo nabonye inzu sibyo nkuboneye aba sponsor bazajya bagufasha kwinjira nese nkubwiye ko muzaryamana none abagabo bazana amafaranga ntaryamanye nabo muzaganira sibyo ni ibintu birenze abantu bose bishyira amazu nuko baryamana nabo ikireka gukabiriza ibintu ahubwo wumva nkubwire sishwa nagushakiye sibyumvikana ko ari ibintu byiza nuko mbona wabikaba cyangwa warabisubitse sha ndabishaka pe ariko hajemo abagabo genda gake ako hagereka gukabiriza ibintu nise abagabo n'ibiki bya danger birimo wumva mvuze simubwiye ngo muzajya muryamana just kuba ari abasponsa bazajya bagufasha nta kazi ufite bazagufasha muri iyo minsi utarabona akazi nawe wisuganye ushaka akazi byo yumva ari ibintu bya danger nawe ukoreye faveri ahubwo none ndebera ndi kubona nazo ukuntu wabyakiriye nukuri ndagushimiye ni byiza ariko wibuke induru zibangana kubera umugabo wa mama urikumva ejo nanjye ntangiye induru z'abagabo nese arikubwiye ngo mubane bano barabana kandi cya kabiri uri guhunga izinduru zabo sibyo izinduru banyibirirwamo mu rusaku ibintu ntazi nagushaka kubivamo urumva ukeneye kurara muri izinduru kazirirwamo kazirirwamo saa sangahe njye nkubonera shuwa ifatika ahubwo uve muri ayo kora hahuka uve muri ayo ngayo ibyo ni ibiki burimo akugaba abagabo ndumva ari ibindi burya nabindi byikabwire sheri reka mbanze mubwire nabashiti banjye calm down gende gake sibyo bamwe nzoga biraho ni gake nese suzinywa cyangwa araziretse reka mbanze mubaze ni abagabo ni abasore ni abasaza ni iki ni abasore ariko genda gake sheri nabashiti banjye nabirenze nagara abana babi ni kugenda mukaganira mugasabana mukinywera amabiya nyine ibintu biraho bisanzwe sibyo umva ahubwo reba umva usko nayihirinzeho usko nabaje bite byawe ariko naberetse n'amafoto yawe baragukunda baravuga uyu mukobwa ibintu bimeze neza kuki utamuhamagara kuri telefone bimbwira ubundi bite byawe ariko nashaka kuza ngo mbikubwire face to face undi wabaye ite ava sheri uzanshimira uzangurira ikibyeri kinini uve muri aya ngayo uri nta kibazo n'abana be n'abana beza pe nzagaruka nkuhe kandi n'inzu nakuboneye inzu irimo icyumba na salo kandi nta nubwo ari menshi icyumba na salo yego kera nkaba mu nzu y'icyumba na salo nta dushe ifite mu nzu nta tuwarete ko wajya ugenda gake k'ibintu bitangira gake nese hari amafaranga ufite yo kuyishyura aba sponsor bamaze iki
none se kundi sari babanze genda rero gake muzivuganira bahita banakwimura bakagushyira noneho iri muri genda bwabanze iri mu kageretse sheri bite byawo genda bwashaka inzu nziza ntabwo ngenza nzajya mu cyumba na salo njya kwitora none se babwira kandi uhari muzahura mwivuganire ako wabayite kubera ikibundi wagiye umuntu mukuru muzahura mwivuganire mu byipangire ibyo ushaka niyo washaka banayikubakira irimo na dushe na neshatu na toilette eshatu bite byawo ubundi umva ugenze ibintu gake sheri nimba nakubwiye ngo nyenge gukorera ibintu bizera ko ibyo bintu umva tuzabijyana nzababona ryari ndabavugisha so babyemeye ari bambwiye nyine urumva nkugezeho ibyo bintu numve kubyemera none ndabwire baba bahari barakora muri weekend baba bahari ariko na nimugoroba iyo bavuye ku kazi na saa moya saa mbiri saa tatu saa yine kugeza mu gitondo baba bahari bahamagara umva reka nze mbahamagare sheri uri tayari yes uri sure amabya ariko duhora kare ntabwo nyashaka gutaha nijoro mu rugo rw'abandi kandi ariko wabayite none se ndashaka kwimuka ariko nashaka kwimuka ngomba kuvanga neza reka mbaza duhora kare saa yine mbe nagiye mu rugo kubwira ko abantu bakora bagataha mu masaha ya nimugoroba hanyuma uragenda abasuhuza utaha ariko bite ntabwo yacanga munagane munamenye ni abantu bashyashya ashaka mumenyana ndi bite ariko wagiye witwara sheri umva mubwire ko murabigenza tujye kubahamagara sibyo tugende mujyane ngiye dusanzwe tuziranye mu presente nabonye ndabizi barakwishimira ko naberetse amafoto yawe then muganire tuze gutahanga nimugoroba bafite imodoka bakudropinga bakakugeza hano don't worry kigenda gacyari ngiye niba nagupangiye ibintu 100% biba ari ukuri ndageze sibyo tubikora umva vuba ahubwo tambara gute urambara tuntu tugufi sibyo make up hafi aho n'utweto tureture ubundi mwereke utuntu twikorera mwereke utuntu twikorera gira gutya umva ubundi nawe nshuti turebane tubona gusa ndaheraye aho ushaka ko twari tumaze imyaka myinshi ndumva nabuze aho mera pe wahabuze wakubwire se kesi shaka umbwire icyo ushaka ngo ufasha umvire mu rugo si ibintu byoroshye ndajyaye harya nyibutse twari tumaze imyaka ingahe tudahura njye nawe aho wari uri harya nari mazi nako nibagiwe uri ufite amafaranga ese ubundi amafaranga yashize ryari ko numva ukuntu yavuga atazarangira nta kintu kidashira nawe yarashize so ibyo bindebaho iki ko wambwiye yuko buri muntu aba agomba kwimenya biba byose nabivugishwaga n'ubwana no kubona ko mfite amafaranga ubwana ndetse ubwo warakuze wabaye mukuru since rero wabaye mukuru reka tugane nka mu rugo ibibazo wambwiye ufite ni ibihe turabizi ntabwo nakubeshya ngo njye guca ku ruhande urabona nawe mfite amafaranga menshi pe ariko nta mafaranga menshi ashobora gutuma ujya kuri muvandimwe wawe
Kesi please ibyo bintu tubireke by'ubuvandimwe n'iki. I know you kandi nawe urabizi ko nkuzi sibyo tugere ku ntego. Ni ikihe kibazo ufite? urabizi ko nawe mfite umugabo nyine urabona uwo mugabo yari afite amafaranga menshi. Amafaranga ko yari afite rega ndabizi ahubwo wayamumazeho yakwirukanye ni iki nyine mbwira. Ntabwo yanyirukanye yampaye amafaranga nyine nshinga bizinesi nshingamo akabutike ariko hari undi muhungu twakundanaga nakundaga nyine we nta kintu yari afite araza turabana. N'ubwenge we wagiraga nasi ko namukundaga yaraje turabana none yaba atiga yarahombye nta kintu na kimwe kikirimo none nawe yaransize none nta handi mfite ho kujya. uje hano nje kugura nk'umuvandimwe. nk'umuvandimwe harya nkurije ubushize rukaba wambwiye ako sisita nagusabye imbabazi pe kandi nawe ni ukuri reba nose nundeka ndajya rukavuga wambwiye nase kese urashaka kumfasha iki? ni n'ahandi hantu mfite ho kujya none naje ngo tubane. bana nande akanya uriyibagiwe? ni ukuri sisita narahindutse ku wowe ngeri zose. warahindutse wowe uzari n'ikigali ukibona nta n'inshuti z'ikigali ngira wenda ngo hari ibindi bintu najyamo. ni ukuri njye kukubera umuvandimwe mwiza utazigera ubona ahandi. ufashe umwanzuro uje hano utanteguje wabanje kumamagara ntiwakoze iki mu rugo rwanjye umugabo wanjye aba ahari nanjye nze kumuturongoye murumuna wanjye uri gutwara abagabo b'abandi yaje kuba iwanjye ndeka habe shuwa kuki ubundi waje mu rugo rwawe utamamagaye nta nimero yanjye ugira? numvaga neza ubundi wait ninde wakurangiye hano kuko ntekereza ko utari uhazi kandi nta nshuti ukigira. ni ukuri donazo dobanara no muri telefone nta nshuti n'imwe nyigira. ninde nyine wakurangiye hano? hano se oya hariya. ako sisita mbabarira ukayibagirwa ibyahashize kuko ukambabara nkakubera umwana mwiza wowe warabyibagiwe? ushaka wambabarira. yende kukubaza wowe warabyibagiwe? yarabyibagiye ko niteguye guhinduka. wowe warabyibagiwe? nshuti yanjye urabizi neza amateka yanjye nawe impamvu na ejo nakwihoreye singusore hano nuko njye turamarasamo ariko sinigeze nibagirwa habe na gato habe naka ibyo wankoreye nta nubwo nzibagirwa amarira nakuririye n'amagambo wambwiye wowe ntabwo nzabyibagirwa pe tazicara nari mutekereza yuko ibyo wankoreye byose nabyibagiwe. oya sheri ndabyibuka kandi cyane kandi nawe ndabizi neza ko ubyibuka 100%. ako sisita ushaka burya si buno udatekereza ko nkiri Sabrina wa kera
haguruka ugenda, haguruka ugende sinshaka kubona, jya mu cyumba. uranyemeye tugiye kubana. Ufite amagambo menshi ariko Ntabwo birasa bazi. hobera nde? Kanyeze ntabwo utivumbura. Oya nagiye. Ariko urakoze. Niyo muvandimwe.